inzu bwinshi mu bitaro ahubwo ikoze ibikomeye kuko hari ikintu Imana yavuganye n'abanyarwanda giteye Imana kumanukira mu gihugu cy'u Rwanda kandi igihe kigiye kugera iki gihugu cyacu kukizamo bisabe kuba ufite visa. Oya se kandi hari abandi abantu leta yakuriyeho visa ubu bemera kuza rwose nta jewe tuvuga n'Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo igihe kigiye kugera igihugu cyacu kigiye guhinduka kigiye kuba igihugu gikomeye cyo kwifuzwa kugikandagiramo kuba ufite visa kandi mugiye kubireba hirya gato mugiye kubireba ntago mbisobanukiwe cyane niko bimeze. Erega Imana iradukunda ntago ari umuntu ngo ibeshye hari ikintu yavuze yego ku gihugu cyacu ije guhindura amateka. Benshi baje kutwaka ubushuti baje guhungira mu gihugu cyacu hago batangire bahiga ibyango kuko ndabona kandi bisoheye vuba byihuse. Nawe Yesu we ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese turabifuriza kugubwa neza. Uwiteka Imana akomeze abarinde kandi abarindane n'ibyanyu byose nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umukozi w'Imana mumaze kumumenyera tumwakira. Uraho neza mukozi w'Imana? Murakomeye. Yesu nashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Kuri Yesu ari muri. Reka ngusabe kugira ngo usoze abakunzi bacu nangize usenge Imana. Jambo. Mujambo sana. Tabasuhuje. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe ikiganza cy'Uwiteka cyome kuri mwebwe kuko Yesu ari muri twe nawe mukaba muri Yesu. Ni iby'agaciro n'ubuntu bugeretse ku bundi. Imana ibaho umugisha. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Mana nziza, Mana yera, Mana ikomeye ikora ibikomeye mu gihe gikomeye ijya yetamurura iji eredrai mando ya sire tutaya bini sasoma rezo paya kide mando ya sire. Imana twabonye mu bikomeye, Imana tubonesha amaso, Imana tubona mu bintu igenda ikora uko bwije nuko bukeye, Imana ibana natwe, Imana itagihema kugumana natwe nubwo abantu baduta ariko yoyo nyiringa Imana ntigidusiga ahubwo ibana natwe mu bikomeye mu bigeragezo mu ntambara igitindana natwe ikorana natwe ijya yitamurura kandi kitamurura ntawe igishije inama ahubwo ikabikora nk'Imana. Nari mvuze ngo isangwe nubane natwe utwigaragarize izina ryawe rihabwe icubahiro. Wavuze ngo nta kizatuma utarengera intore zawe zidahema guhora enedrai mando ya sire tutaya bini sasoma zene kutaya bini fo to erebo ene sasoma rezo paya kide zidahema gora zigutakambira ku manywa na nijoro. Mwuka wera bari uganza amazina yacu yibagirana ahubwo agaragara izina ryawe. Ibyo ushaka n'ibyo ukunda byo byo biganza ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Urakoze cyane. Reka tukwakire ubundi tugezeho iki Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi. Imana mu gihugu cyo mu ijuru iduha umugisha. Reka dusome ijambo riboneka muri Yohana ibice 9 umurongo wa 5 twumva ukuntu havuze. Yohana ibice 9 umurongo wa 5. Ngiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi ayatobesha akondo akamusiga ku maso. Imana ishimwe. Zamuka usome 4. Nkwiriye gukora imirimo yo wantumye hakiri ku manywa kugira hakiri ku manywa bugiye kwira n'igihe umuntu atabasha gukora. Imana iguha umugisha. Amen. Reka dusoreze mu butumwa bwiza nkuko bwanditse nanone turasoma bwanditswe na Yesu. Turasoma
ibyakozwe n'intumwa ndumva nubwo ari ubutumwa bwiza suri munyihanganire ariko n'ubundi buri mu butumwa mwiza. Turasoma ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo waho wa 3. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntacyo dufite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Amen. Anzanye ijambo rivuga ngo aho wari wicaye ni wakira imbaraga zije kuhaguhagurutsa. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo cyari igihe kimwe umugabo witwa Yesu yararimo aratambagira ari kumwe n'intumwa ziwe. Hanyuma ngo nuko aragenda ageze mu nzira ngakubitana n'umuntu wavutse ari impumyi. Hanyuma uyu muntu wavutse ari impumyi ababigishwa be bari basanzwe bamuzi, bari babizi ko ari impumyi, ariko nubwo bari babizi ntago Yesu uyu muntu yari amuzi. Ikikora cyo bitewe n'ibitangaza Yesu yakoraga byashushanyaga yuko ikibazo bari buze kumubaza atari buze kukiburira igisubizo. Hanyuma baravuga ati Yesu duherutse kumubona aherutse kuzura umukobwa wa Yayiro, duherutse kumubona Betaniya yazuye Lazaro amazi iminsi 4 mu gituro, duherutse kumubona mu mudugudu w'Inayiri yazuye umwana w'umupfakazi, duherutse kumubona yabyutse aho twanyuze nibwo yahumuye barutoromayo. None reka tumubaze ntago ari butuburire igisubizo. Uyu muntu ko tumuzi ko yavutse ari impumyi, ni ibyaha byiwe cyangwa ni iby'ababyeyi? Yesu arabitegereza ababwira amagambo akomeye, arababwira ngo ntago ari ibyaha bye si n'iz'ababyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka yerekanirwe muri we. Bishatse kuvuga ngo iki? Uyu mwana yavutse ari impumyi kuko nta cyaha na kimwe yari azi. Icya kabiri, n'ababyeyi be nubwo bakora ibyaha ntago umwana ari we wari kubihanirwa. Yesu aravuga ngo nta na kimwe kigaragara kuri we, nta n'ikigaragara ku babyeyi, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Uwiteka yerekanirwe muri we, igaragarire muri we. Reka nkubwire, ibiri kukubaho ntago Imana iri kure yawe, ahubwo Imana iri mu ruhande rwawe. Hari ibintu 3 bitumye ibyo bintu bikubaho. Ikintu cya mbere, Imana iri gushaka gupima imbaraga zawe. Icya kabiri, Imana iri gushaka kukwigisha ku muntu. Icya gatatu, ishaka kukwihesherezaho icyubahiro. Baramubaza ngo none ko nta cyaha yakoze tukaba tumenye yuko n'ababyeyi be ntacyo yakoze, ni gute ahumye? Arabibabwira nabivuze, arangije avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo uwantumye kuko hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira. Ese uracyasenga uko wasengaga? Ese uracyafitanye ubusabane n'Imana? Aho ni wateye umugongo Imana? Aho ni wagiye kure? Aho Satani ni yakurasha umwami? Ukwiriye gukora umurimo. Reka nkubwirire ijambo, uyu munsi ni uwawe, ejo naguhaza. Ese uyu munsi wahawe, hari abantu uyu munsi bisasiye igitaka bagiye kwirosha ikindi, hari abo mwavukiye rimwe imva zabo zamezeho ibyatsi. Ese we kuhari ukaba waramutse, urumva uri kumwe n'Imana? Urumva icyo matanye n'Imana? Urumva ko wari umeze ugihamagarwa ariko kimeze? Cyangwa umubi yaragusabye? Aravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwamamagaye hakiri ku manywa. Ntago igihe duhagazemo ari cyo kugira kure y'Imana, ahubwo igihe duhagazemo nicyo kwegera Imana. Biravuze ngo icyo utindanye nacyo usa nacyo. Nutindana n'Imana uzasa nk'Imana, nutindana n'abantu uzasa nk'abantu, nutindana n'abagome uzarangira ubaye umugome. Ariko tindana n'Imana. Biravuze ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse bakabahanga amazi bakabakoza isoni, ariko data we ntago ajya ahemuka.
nutera intambwe imwe izatera 99 zigusanga. Mu by'ukuri uyu murwayi yari yateye intambwe avuye mu rugo, bivuze ngo yari agiye gushaka Imana. Ntabwo ibikunaniye ubyereka abantu, ahubwo ibikunaniye ubyereka Imana. Ubijyana ku musozi w'Imana, aho Imana ikorera, aho Imana ivugira. Uyu musore nawe yarabyutse agiye ahura na Yesu, avuga ngo nkwiye gukora uyu murimo, ngo arangije acira hasi, ngatobesha urwondo urutoki, arangije amusiga ku maso. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo nuko aramubwira ngo genda wiyuhagire, genda Sorowamu wiyuhagire, kubera ko enegrome mando yasire tutaya binisa somazene kutaya binifo, kubera yuko uri buze gukira. Biravuze ngo nawe aramwumvira. Muri iryo 388 mu ndirimbo zo gushimisha yuzuye Mwuka Wera arabivuze. Aravuze ngo jya wumvira umwuka ugwiza urukundo. Aravuze ngo nta soni uzagira igihe uzumva wumviye Mwuka. Icyamukumvira Mwuka, icyamukongera ukegera Imana, icyamukongera ukihigamo ibihe byo gusenga. Pawulo yabwiye Timoteyo ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo urufatizo rw'Uwiteka rwageze rusenyuka. Urufatizo rw'Uwiteka ruracyahagaze, ruriho ikimenyetso, rwanditseho ijambo rikomeye rivuze ngo abanjye ndabazi. Bariho ikimenyetso ngo nuko uyu muntu aragenda. Biriya ivuze iki? Biravuze ngo nuko mu gitondo kimwe, masaha ya 9 igihe kimwe, ngo abasore babiri Petero na Yohana, abandi bo babandi babajije Yesu, baravuga ngo ko tugukurikiye tugata icyambere abagore bacu, icya kabiri dutaye ibiyaga, icya gatatu dutaye abana bacu, ubundi uzaduhemba iki? Yesu arababwira ngo mukiri mu isi nzabakubira 100, ariko ikiruta ibindi nzabakubira, nzabaha n'ubugingo. Wakibaza 100 Yesu yarazibakubiye cyangwa ntazo yabahaye? Reka tuve mu bugingo tujye mu 100. Yesu yarazihaye cyangwa ntazo yabahaye? Murajya muri komateri mwandike. Ariko Yesu yarazibahaye. Cyubundi baramabwiye baracyaramubwira ngo Imana yacu ntago ari umuntu ngo ibeshye. Hanyuma yazibakubiye ngo 9 babyuka bajya ku rusengero, bagiye kuramya Imana, bagiye gusenga. Kandi numva nongeye gufashwa na none ngo bahura n'umuntu wari umaze igihe kinini arwaye yibera ku ibaraza, ngo ku irembo bita Bwiza niho yari ameze, niho yari yicaye. Iki kirema cyari cyarahabaye nk'indangamuntu. Iyo mu enedrayi mando yasire tutaya binisa soma, iyo umuntu atinze mu kigeragezo abantu bamenya ikigeragezo, ariko abantu bamenya ko ari mu kigeragezo. Hanyuma uwajyaga ku rusengero nukuri yitwazaga ituro, akarenzaho n'iryo aza gufashisha uyu muntu. Hanyuma uyu murwayi yategerezaga umuntu umuheka akamujyana mu rugo, akazategereza n'umuntu uzamukura mu rugo akamuzana ku rusengero. Ngo ariko bageze mu nzira, bageze impande y'urusengero, ngo bahasanga iki kirema. Biravuze ngo kirabatumbira, nabo baragitumbira. Baratubwira ngo mu bigaragara ntacyo dufite, na feza na zahabu dufite, ariko komeza uduhanga amaso. Aho guhanga amaso ku bantu, hanga amaso ku Mwami Yesu. Tindana n'Imana. Hayiwe nubwo uri guca mu bikomeye bikaba birimo biragutera ibikomere, ariko hari Imana igiye kugukuramo ikomeye ukomeye. N'Imana ya Isaka na Yakobo bayategeka bigakomera. N'Imana itabaruka n'itsinzi igihe cyose. Icyo yanditse yaracyanditse. Bamaso ukora umurimo wawe ugutumye, kuko bugiye kwira. Tugiye kugira mu gihe Yesu nimba atinze ntabwo urupfu rutinze. Ngo nuko kirabatumbira ariko nikibwira ibigiye kuba. Kubera iki? Umuntu wavuzweho n'Imana
hari ibintu bitatu bimuranga. Ikintu cya mbere ararwanwa, icya kabiri kandi ararogwa, icya gatatu iyo Imana igiye kumutabara aratungurana. Agaragara nk'uwari upfuye ejo agatungisha benshi. Agaragara nk'ukodesha ejo akagira inzu. Agaragara nk'utariho ariko aba ariho. Muntu wavuganye n'Imana aratungurana. Uyu ntiyamenya ko igihe kiwe kigiye gusohora, agiye gutungurana. Imana imuteguriye ameza imbere y'abanzi be, ntiyamenya ko amateka yiwe agiye guhinduka, ariko nawe agira ishyaka n'umwete, arabatumbira, aravuga ngo ubwo babimbwiye reka mbahange amaso. Ene drome mando ya sire tutaya bini sasoma zene kutaya bini forezo paya nebo staya. Kandi ndumva afashijwe imbaraga n'amavuta. Demore kino kiganiro ndahishuriwe. 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 Imana inyeretse ikintu gikomeye cyane. Imana inyeretse bisi ziri kuva muri Kenya ziza mu Rwanda, mbona harimo ikozemo impanuka, ariko ngiye kubona mbona marayika w'Imana araje aritambika. Amaze kwitambika mbona arwanye n'ibintu by'ibyuka, mbona byose bitesheje agaciro. Numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo impanuka yari igiye kuba muri kuno kwa 12 Imana iyikuyeho. Amen. Kubwo gusenga, kubwo gufata umwanya abanyamasengesho bakaba imbere y'Imana. Numvisha Imana imbwiye ngo ikuyeho iyi mpanuka. Amena. Hene grome mando ya sire tutaya bini sasoma zene kutaya bini forezo paya kitu. Imana irambwiye ngo iritamuriye kuko kubw'amasengesho y'abera Imana ikuyeho impanuka. Iyi modoka bya yutongo byari ririmo birava muri Kenya biza mu Rwanda uku kwezi kwa 12 Imana irinze abantu amariro. Amina. Haleluya. Niko Imana ivuganye nanjye. Mbehishuriwe ndi hano mu kiganiro. Yego. Kuko iyo twasenze twe turahishurirwa, kandi duhishurirwa bingana nuko twasenze. Nukuri kuyamamagaye niko Imana ivuganye nanjye. Yarigiye gutungurana, yarije nka kibona umwe, ariko marayika w'Imana ahabaye nk'Imana. Niko Imana ivuganye nanjye. Niko Yesu avuganye nanjye. Kandi ikindi Imana ivuganye nanjye ijambo rikomeye cyane. Rambwiye ngo nimube maso, mutindane nayo, kuko hari abigiye gukenyuruza, hari n'abigiye gukenyeza. Ngo nuko kiba maso kirabatumbira. Mana we umfashe kandi unkomeze. Ngo kibatumbiriye barangije bagikoraho, baratibwira ngo haguruka ukire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Biravuze ngo ububumbo nkori bwacyo burikorakoranya. Tutaya bini sasoma hene grome mando ya sire shato kide mando ngo burikorakoranya, ngo gihera ko kirahaguruka, ngo gitangira kubyina, gitangira gusirimba, kivuga ijambo rikomeye. Cyavuga ngo imbere nakabereyeho nabonaga Imana sinyibonye yose, ariko iyi saha ndayibonye. Ntago ndi busigara ahangaha, ahubwo turi bugendane abantu bamenye gukomera kw'Imana. Bishatse kuvuga ngo Imana ni kugirira neza, ntuzabyihererane ahubwo uzabigaragaza. Iki nicyo cyabaye kubigishwa ba Yesu. Yesu abavuga ngo muhindukize ubwato mujye umuhengera. Biravuze ngo ba Petero bari barayinyera baroba babuze ikintu, ngo ariko bageze imuhengeri ngo baroba amafi menshi cyane, nibagira umururumba ngo barembuzana ba Yohana. Ariko Mana we, ariko Mana we, Imana ni kugirira neza, ntuziharira akagezi ahubwo uzabwire n'abagenzi bawe. Yego. Ngo nuko baraba iki kirema kirabakurikira, ngo bageze mu rusengero ngo benshi baratangara. Bibiliya ivuze iki? Yohana 9:9 ngo bamwe bakimukubita amaso baravuga ngo niwe, bamwe ngo niwe, abandi ngo siwe, ikikora cyo asa nkawe. Hanyuma abantu bari bazi kugiye gupfa ariko ntago uzapfa.
abantu bari bazi ko uzahora muri ubwo buzima ariko ntabwo uzabuhoramo. Wowe tindana n'Imana ureke gutindana n'abantu. Tutaya bini sasoma rezo paya kidemando yasire zene kutaya bini sasoma ene grome mando yasire enebo ene sasoma. Aho gutindana n'abantu tindana n'Imana. Bamwe ngo niwe abandi ngo siwe ikikora cyo asa nkawe. Tindana n'Imana, Imana igutegurira ameza imbere y'abanzi bawe. Imana ikora ibikomeye mu gihe gikomeye. Iyo uzaba ukomeye iteka n'iteka, Imana igucisha mu bikomeye. Abazi Imana yabo bazakomera, hanyuma nibamara gukomera Imana ibakoresha iby'ubutwari. Amen. Ngiye kubona mbona habaye inkongi y'umuriro, ariko Imana ikuyeho ikintu cyitwa inkongi y'umuriro. Imana ikuye inkongi y'umuriro yari igiye kuva ku bazimu, yari ivuye ku badayimoni. Abadayimoni 74 bari bazamutse baje gutwika, ariko Imana itesheje agaciro iyi nkongi y'umuriro ikuyeho. Gihe kirageze, wasengaga rimwe nasenga kabiri, wasengaga kabiri asenga gatatu. Imana ije gutabara. Imana ije gutabara intore zayo zidahema guhora zitakambira ku manywa na nijoro. Imana irirahiriye, igeze mu bitaro bitatu, bitaro biri mu mujyi wa Kigali, ibindi bitaro biri mu ntara, harimo Faisal, harimo CHK. Imana igezeyo, irengeye intore zayo ziriyo, irengeye abanyarwanda, itanze imbaraga, irinze ubwinshi mu bitaro, ahubwo ikoze ibikomeye. Kuko hari ikintu Imana yavuganye n'abanyarwanda giteye Imana kumanukira mu gihugu cy'u Rwanda, kandi igihe kigiye kugera iki gihugu cyacu kukizamo bisabe kuba ufite visa. Oh yes. Kandi hari abandi abantu leta yakuriyeho visa ubu bemera kuza rwose. Nta jewe ubu tuvugana Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo igihe kigiye kugera, igihugu cyacu kigiye guhinduka, kigiye kuba igihugu gikomeye cyo kwifuzwa kugikandagiramo kuba ufite visa. Kandi mugiye kubireba hirya gato, mugiye kubireba. Ntago mbisobanukiwe cyane. Niko bimeze. Erega Imana iradukunda. Ntago ari umuntu ngo ibeshye. Hari ikintu yavuze Yego ku gihugu cyacu, ije guhindura amateka. Benshi baje kutwaka ubushuti, baje guhungira mu gihugu cyacu, hago batangire bahiga ibyangombwa, kuko ndabona kandi bisoheye vuba byihuse. Nuko Imana yavuganaga nanjye. Yego. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru nuko yavuganaga nanjye. Hari abantu bagiye gutungurana, bibaze nimba ari wowe cyangwa atari wowe. Hari abikenyuruje, hari nabikenyeje. Mube maso, mwite kwihereza. Yesu nimba atinze ntabwo urupfu ruteze. Mwami abama bahumugisha. Shalom. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Ntabwo ngira commentaire ku butumwa, ahubwo ndavuga ngo utamutse nimero ya telefone kugira ngo wakenera gusobanukirwa abe yaguhamagara umufasha no gusenga. Nomero yanjye ni 0783622120 0783622120. Karibu nisengesho. Turagushimye uwera wa Isiraheli, Imana twiringiye, Imana ikora ibikomeye mu gihe gikomeye, Imana yururuka ikabana n'intore zayo. Turagushimye ko watangiranye natwe ukabusozanyije natwe. Turagushimye ko watubaye hafi, ku mwamwuka wera watwoherereje akatugota. Turakwinginze nurengere abanyarwandakazi abanyarwanda bose aho bari. Mana uburinzi bwawe bubagereho, abatenebutse wongere basubizemo ibihe, gabanya umubare w'abarimbuka wongere umubare w'abakizwa, utabara intore zawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tutaya bini sasoma enegrome mando ya sire rezo pa kide mando ya sika.
ndakwinginze gera ikasikasi ndetse n'ikusikusi wigaragariza ubwoko bwawe mu mpande enye mu nguni enye zigize isi kugira ngo nyiringabo Imana bavuge gukomera kwawe. Urakoze kubyumvishe mu izina ryawe Yesu, amen. Shalom.